najya gushidikanyaho gato ese ibintu Imana imbwira ko izankorera ubukwe nibyo ariko ndategereza ko cyane ko utekereza ko maze nk'igihe kingana gute muri resistance mu kutabyemera kankoresha icyo kinyarwanda nicyo cyumvikana muri resistance namazemo hafi umwaka Imana ivuze ko ari we mugore wawe wowe utabyemera yego narwanye n'umutima hafi umwaka wose nza gusanga nyuma yo kubona ariko ibimenyetso bitandukanye ndavuga nti Imana ubwo itangiye kunkubita mu buryo n'ubu cyane ko hari ibyo yambwiraga kandi kambwira ngo ni jewe ntabwo bwari ubushake bwanjye cyangwa se ntizari imbaraga zanjye ndavuga nti ndabyibuka nimuka Imana yambwira ati genda nugera i Kigali nzakubakira urugo ubwo rero bimbwiraga mu ndi mu buzima bugoye buruhije najya gusenga mbwira Imana ngo Mana nshyirinzira abana bige nshyirinzira nishyura ubukode Imana ikambwira ati nje gukora ubukwe nawe rero uko yarwanaga n'umutima nanjye niko narwanaga n'umutima nari mfite umuntu nakundaga reka mbivuge neza kandi twasaga rwose navuga ngo numvaga nemeranye n'umutima wanjye karige nawe navuga ngo nari mfite fiance ahubwo au contraire je nasengeraga kugira ngo ubukwe nazengeraga ubukwe hanyuma wamuhaniza aravuga ati okay ntacyo reka mbivuge marandikanye reka mbivuge kugira ngo nkiranuke n'Imana ikintegetse arambwira ati imbere yawe hari abantu babiri ugakuriki ukajya hariya yambwiye ijambo rikomeye ngira ngo nibwo bwa mbere nababaye mu buzima Imana rero rirambwira ngo namaze nk'ukwezi noneho numva ntashaka no kuva mu nzu nibaza noneho iki bintu Imana ivuze noneho ariko nakubita umutima ku kintu Imana yavuze ngo nibeshye nari nsohotse mu bundi buzima kandi muri ubwo buzima nari mvuyemo nari narahuyemo n'ibikomere byinshi aho gutavuga ngo ndakwita wakira umuntu gutyo guhite uvuga ngo ni igisubizo mpise nakira biragoye nanjye ubwo nubwo byayimeze gutyo nabayeho kuburanya Imana bishima Imana cyane kandi nawe mushimira ahantu hari ko yumviye Imana nkuko iyo message yatambuka numva ibyavugwaga mu materaniro ntabwo nari nzi ukuntu abyakira nari ntegereje kuzareba nimba koko bya bintu bizakunda cyangwa bizashoboka ariko ndashimira Imana ko mu gihe cyo gukora ubukwe cyo gushyingirwa niyo waje aranshyingira abantu twiganye ya community yose twabanye izabona izumva izamenya amakuru yanjye izabifata gute izo ziri muri zimwe mu ntambara zatumye ntinda kwakira ubushake bw'Imana ariko burya abo rero Imana atangiye kubisurira noneho ubwo bo bagatangira kubimbwira noneho igiteye ubwoba yes tubahaye ikaze mwese abadukurikiye muri iki kiganiro nitwa Theogene Uwiringiye Imana ndi kumwe n'iyi couple y'aba bantu b'Imana twaje nyine tuje gusura umuryango twaherukaga tuganira n'uyu mubyeyi muraho neza ariko muraho neza ndabona noneho nturi wenyine turi kumwe na papa w'umwana turaza kuvuga byinshi ariko kubera ko umwana arimo agorana kandi koko turamwumva turi ahantu hanze hari n'umuyaga bitari byiza reka dutanga igikoma cya bebe turagiha papa we hanyuma rero nkunda gospel nk'abantu baje guterura umwana twaje kureba umwana ntabwo twari kuza gutyo by'imbokoboko noneho umwana kugira ngo tumureke dukomeze n'ikiganiro umwana noneho bamujyanye twirishimye rero nyuma yo kuba dufasha umwana kugira ngo asubire mu nzu bamwiteho namwe tubahaye ikaze muraho neza twishimiye kuganira namwe murakoze cyane Imana ibahe umugisha amen umuntu wabonye bwa mbere kuri kamera za Nkunda Gospel mwamwibwira murakoze cyane amazina yanjye nitwa Irirwahandi Jean Bosco cyangwa se ku mazina y'umwana nkaba nitwa Papa Brian rero iyo bajyanye mu nzu mwamubonye turi kumwe rero na Mama Brian mumeze neza tumeze neza cyane duherukana amateka atarahinduka ataritwa Mama Brian duherukana kera kabisa twaherukanaga rero tuganira iby'ubuhamya n'imirimo y'Imana yakoze ariko kandi n'ubundi Imana iracyakomeje gukora kuko Imana yo ntihagaze gukora nabwo uyu munsi turaza kumenya aho Imana igejeje ikora sibye ko mwe mwamaze kwibona by'uko Imana yabahaye umwana twishimiye kuba ikaze reka dusabe Papa Brian atangira dusengera muri iki kiganiro kugira ngo Imana ibane natwe turagushimiye Uwiteka Mana Nyiringabo
tugushimiye imirimo itangaje wakoze ku buzima bwacu, turagushimiye ko turinda buri munsi. Uwiteka izina rya rihabwa icyubahiro. Muri aka kanya rero Uwiteka turagushimiye ko wongeye kutwemerera tukaba tubashije guhura kugira ngo tuvuge imbaraga zawe, tuvuge ishimwe ryawe, tuvuge imirimo wakoze. Turakwinginze rero muri aka kanya kugira ngo ubane natwe, Mwuka Wera wari utuyobora muri iki kiganiro ntaba ari twe, ahubwo Mwuka Wera wari uhaba. Urakoze rero ngaho bana natwe muri byose, tubisabye twizeye mu izina rya Kristo Yesu, amen. Uyu munsi rero twahuye na wa mubyeyi abantu benshi bavuga ati muzamusubire kumureba, ntiduherutse kumubona, naho tugize umugisha. Hari n'abavuga ati muzamutwereke ari kumwe n'umutware we, icyifuzo kirasubijwe. Papa Brian rero turi kumwe uyu munsi, mwakoze kuduha ikaze, ariko uyu mubyeyi yari amaze igihe ataboneka, reka muremeraho kuko mbere twaramubonaga mu biganiro ariko amera nk'utuje. Byagenze gutera urugendo rwo gutegereza umwana, nicyo cyabiteye? Uraza kutubwira ikintu cyari cyabaye? Murakoze cyane, nanjye nishimira kongera kuboneka kuri Nkunda Gospel. Nari maze igihe kitari gitoya ntaboneka, ariko ntabwo ari intege nkeya, si n'ubugwari, ahubwo nagize umugisha ndasama, ariko nyuma yo gusama gatoya nza guhura n'ikibazo cy'uburwayi. Rero ntabwo ari intege nkeya nagize, ahubwo nahuye n'ikibazo cy'uburwayi. Namaranye igihe kingana n'amezi yo kubyara, ariko ndashima Imana ko yabanye nanjye nkaba kano kanya mbashije kuba nicaye hano mfite ishimwe, kuko n'Imana yampaye umwana muzima. Imana ishimwe yuko muri urwo rugendo Imana yaguhaye no kubyara. Turi kumwe na Papa Brian muri urwo rugendo rwose. Twaherukaga ubukwe bwabaye, abantu nibwo baherukaga kukubona, mumerewe mute mu rugo? None wemera? Turaho turashima Imana nk'uko madamu amaze kubikubwira, nuko dufite n'ishimwe. Imana ishimwe. Imana twungutse n'umwana, urumva ni byiza kurutaho. Twaherukaga nyine amashimwe mu bukwe, n'ubu harimo n'amashimwe yo kubyara cyane rwose. Aburahamu amaze kubyara, niba ari Aburahamu wabyaye, ni Yosefu baravuga ngo Imana imaze umubabaro, sinumva uburyo yabivuze. Wowe wabyakiriye ute? Uko biri kose buriya umwana ni umugisha, ni impano ituruka ku Mana. Urumva rero byanze bikunze urwo rugendo rw'amezi 9 ni urugendo rurerure cyane nk'uko madamu abikubwiye. Wari umugisha gusama, ariko nanone duhuriramo n'urugamba. Satani aratugerageza, ariko bakakanya turashima Imana ko twakomeje gutegereza twihanganye, kandi Imana yari yaravuganye natwe, birangira Imana ibigenje neza. Ubu nawe urumva ko ni ibyishimo bidasanzwe, n'umunezero udasanzwe mu muryango wacu. Muri mu mashimwe. Aha rero twaruka kuganira nyine ari wenyine, ariho urumva n'abantu bari bazaga bati umutware we byose araza kubitubwira ubwo twibonaniye nk'umugisha w'urugo. Kandi nanone Mama Brian ndetse na Papa Brian, uyu munsi umuntu wibaza iby'inkuru y'urukundo rwanyu n'urugendo rwanyu, mwayiherahe? Nawe urabyumva nyine inkuru y'urugendo. Urugendo uko byagenda kose, urugendo ruberamo byinshi. Ariko nk'uko mwabibonye, nk'uko mubizi, amateka yacu ni maremare. Ni maremare kuko twahujwe n'Imana. Twahujwe n'Imana, kandi Imana iradushyigikira guhera mu ntangiriro kugeza aka kanya. Turashima Imana. Turashima Imana kuko habayeho urugendo rurerure, dukora ubukwe, uyu munsi twarabyaye. Urumva ko nk'uko bivuze ni urugendo rurerure, kandi turacyari kumwe n'Imana, iragenda isohoza amasezerano. Nabivuze Mama Brian araseka. Ujya wibuka muhura? Ndabyibuka cyane. Urumva nabyibagirwa ko. Aturumva nabyibagirwa. Byari bimeze bite? Cyangwa we Maria bivuze? Oya. Uko sinari navuga bitewe nuko nabivuze, ariko nyine nkuko yabivuze nyine twahujwe n'Imana, kandi kuva twahura nyine nta rwaye urugendo rurerure rutoroshye, ariko Imana yakomeje kubana natwe, igiye dushyigikira, ntabwo yigeze itureka, na n'uyu munsi turacyabona ukuboko kw'Imana. Ubwo tukugenda tukabona ko burya by'Imana yavuze ko ari ukuri. Burya bya bindi Imana avuga yari bikomeje. Yari bikomeje. Iyo uvuze gutyo umuntu aribaza ati ese nawe ntiyabyizeraga ko byaba?
murumva burya Imana ivugana nawe kuvuga ati nzakora iki, ariko nk'umuntu ntabwo ushaka kubura gushidikanyaho gato. Hari cyane nk'ibintu yambwiraga mu gitewe n'igihe nari ndimo n'uburyo nari mpagaze, najya gushidikanyaho gato. Ese ibintu Imana imbwira ko izankorera ubukwe nibyo, ariko ndategereza ko cyane ko mu rugendo rwanjye kuva Imana yampamagara nagiye ngendana nayo, ibyo yagiye imbwira byose nagiye mbibona. Ubwo rero nagiye ngira kwizera, ariko nareba ubuzima mbayemo, nareba abana mfite umubare wabo, nakumva n'iby'Imana cyane ko burya Imana itubwira ibintu bihabanye n'ibyo twibwira. Nk'uko yavuze ngo rega ibyo mwibwira si byo nibwira, niko rero bimeze. Njyewe ibyo nibwiraga n'ibyo yibwiraga byari bitandukanye, ariko ku bumana bwayo rero nanayishimira ko ntabwo yigeze imbeshya. Yego, akoze cyane. Impamvu navuze ngo gutangira k'urugendo, mama Burana ruhamya yaduha avuga ati nari naragenze urugendo rugoye, rurimo intambara, rurimo ibintu bikomeye, niko nabyita cyane, ariko Imana imbwira ko hari urundi rugendo nzagenda, ari narwo yatangiye. Nibyo yaratangiye avuga ati nanjye sinabyizeraga ko byashoboka, nkurikije uko igihe cyanganaga, nkurikije aho nari ngeze n'ukuntu nabonaga ibintu, ngira ngo nawe ubuhamya bwe wari ubuzi. Umuntu yakwibaza ngo byagenze bite, eske noneho twibonaniye, twibonaniye tubwire byagenze bite kugira ngo uyu munsi tube tubareba neza neza, ibintu noneho birahuye, ni na sawa cyane. Ameze neza cyane umubyeyi uranga, twarukaga atabyushye uko ameze, atameze neza cyane uko ameze, noneho umeze neza biruseho. Ariko umuntu aribaza kubyemera, kwemera ubwo bushake bw'Imana, ese nta nkoni z'Imana zabayemo, ese yabyemeye nta gitsure cy'Imana kijemo, buri wese ababyibaza. Murakoze cyane. Ntabwo byari ibintu byoroshye, ni urugendo nk'uko bivuga. Rimwe na rimwe muri uru rugendo rw'ubukristo hari igihe twebwe abakristo Imana ikubwira, hari abihuta kumva, hari abashaka gushyiramo analize zabo. Yego. Yewe rero reka mbivuge neza, navuga ngo nabanje gushyiramo analize. Nabanje gushyiramo analize, ndanaresista. Ariko burya uko byagenda kose nta kintu na kimwe ushobora gukora cyaburizamo umugambi w'Imana. Kuko wibeshye ugashaka no kwitambika mu mugambi w'Imana, wahura n'ingorane. Nanjye rero muri uko kuresista kwanjye nabonye ibintu bitazagenda neza, kuko hari ibyo nari maze kubona. Ndavuga nti Imana ntigiye kuzanyica, ifoke nemera ubushake bwayo, cyane ko ntabwo tukiri abacu ngo twigenge. Niba koko turi muri uru rugendo rwo kujya mu ijuru, niba twarakurikiye Kristo, birakwiye ko twemera n'ubushake bwiwe. Kuko niba utakiri uwawe ngo wigenge, ntabwo ushobora kuresista icyo umwami wawe agutegetse. Ubwo rero igihe cyarageze muri iyo resistance, urumva ni ibintu ni birebire. Nza gusanga nyuma yo kubona ariko ibimenyetso bitandukanye, ndavuga nti Imana ubwo itangiye kunkubita mu buryo n'ubu, cyane ko hari ibyo yambwiraga kandi ikambwira ngo ni jyewe, ntabwo bwari ubushake bwanjye, cyangwa se ntizari imbaraga zanjye. Ndavuga nti buryo uko byagenda kose, icyo Imana ikubwiye, umugisha w'Imana uri mu cyo yakubwiye. Ndavuga se nicira inzira, ubundi nzaba ngana hehe? Ese nzaba ngana mu ijuru ryandi, cyangwa se nzaba nakurikiye nde? Niba nemera ko Yesu Kristo ari umwami n'umukiza wanjye, narangiza sinemera ubushake bwe. Naho rero nafatiye umwanzuro, ndavuga nti uko byagenda kose nkwiriye kujya mu nzira y'uwampamagaye. Ujya utekereza ko amaze nk'igihe kingana gute muri resistance mu kutabyemera? Kankoresha icyo kinyarwanda nicyo cyumvikana. Muri resistance namazemo hafi umwaka. Imana ivuze ko ari we mugore wawe wowe utabyemera? Yego. Narwanye n'umutima hafi umwaka wose. Umwaka wose wamenyaga amakuru y'uko atabyemera, cyangwa we wari utegereje y'uko azemera? Nuko yabivuze nyine, buriya gusenga ni kimwe no kuvugana n'Imana ni icya kabiri. Njye nayo ifite igihe kinini ifite rirasezerano cyane, kuko nabivuze mu kiganiro cya mbere.
Imana yambwiye ati nzaguhakorera ubukwe nzakubakira urugo ariko ubuzima nari mbayemo si cyo nasengeraga sinacyo cyihutirwaga mwashe nkeneye ko abana biga amashuri yabo ubukode nari ndimo n'ubuzima butari bunyoroheye ariko Imana igahora nyine bimbwira mu materaniro atandukanye ntumaho rero mbitegereza cyane ko nanizeye ko Imana izabikora ndabyibuka nimuka Imana yambwiye ati genda nugera i Kigali nzakubakira urugo ubwo rero abingaraga mu ndi mu buzima bugoye buruhije najya gusenga mbwira Imana ngo Mana ncira inzira abana bige ncira inzira nishyura ubukode Imana ikambwira ati nje gukora ubukwe nawe rero uko yarwanaga n'umutima nanjye niko narwanaga n'umutima nawe utabyizera nanjye ntabyizera ntanabyumva byibura se mwaravuganaga twaravuganaga nyine gake ariko urumva we ari we Imana yavuganaga n'Imana ye nkavugana n'Imana buriya hari ukuntu Imana yahisezerano muri babiri nubwo mutaryizera ariko buri wese Imana ikamusura ukwe yaramusuraga ukwe rero nanjye kansura ukwanjye cyane ko nanjye nabonaga ko atari byo byihutirwa niko nabibonaga rwose ndwana n'umutima nanjye icyo gihe cyose nawe ariko rwana n'umutima nyuma y'umwaka ruva ku izima umuntu yakwibaza ni iki cyabaye ngo ave ku izima none aba ati bya bindi mbigiyemo kuko ibyo Imana yavuze ndabyemeye nibyo nari ndi kubwira muri iyo resistance ugenda uhura n'ibintu bitandukanye cyane iyo ari isezerano ry'Imana ikoresha uburyo butandukanye kugira ngo ikwigaragarize ko ariyo ndabyibuka igihe kimwe nkiri muri iyo resistance nkirwana n'umutima cyane ko nta nibanga ririmo nari mfite umuntu nakundaga reka mbivuge neza kandi twasaga rwose navuga ngo numvaga nemeranya n'umutima wanjye ko ari jye nawe navuga ngo nari mfite fiance ahubwo au contraire jye nasengeraga kugira ngo ubukwe nazengeraga ubukwe ndabyibuka igihe kimwe naje kujya ahantu naherekeje abantu bari bagiye gusengera umuntu w'umupasiteri wari ufite ikibazo bari baramubaze barambwira ngo tujyane menye ko ari Imana ishaka kunyemereza tugezeyo urumva twahuriye turi abantu batandukanye hari harimo abahanuzi hari harimo abantu batandukanye noneho muri kwicara muri salo turi kwibwirana jewe bangezeho ndivuga bisanzwe iruhande rwanjye hari hicaye umugabo w'umuhanuzi ntashatse kuvuga izina noneho arambwira ati ariko jewe muwe muretse gatoya mbabwira ikintu Imana imbwiye ibyo nimbivuga gutyo byaje byiyongera ku by'Imana yari imaze iminsi imbwira kandi intumaho abantu batandukanye batamuzi batazi n'amateka yanjye batazi n'amateka ye arangije arambwira ati uyu muntu undi iruhande ndashaka munshakire urupapuro n'ikaramu kuko ibintu Imana imbwiye birakomeye ndashaka kugira ngo mumuhe ikaramu n'urupapuro abisinyire ngahore ndumva ati ndabibona ni umuntu utuje ni umuntu uri calme atari ko rwose Imana irantegetse ngo nimunzanire ikaramu n'urupapuro abisinyire urumva nahise njya muri ntangira kurwana n'umutima ariko numva umutima urakubise numva urashaka uhita unyemeza uganisha hahandi aho bigiye kugera wahitaga wumva noneho ubwo umukobwa wari uhari arirukanka ashaka mu kabati ajya mu byumba ashaka urupapuro ruraboneka ariko ikaramu isa naho itinzeho hanyuma umuhanuzi aravuga ati okay ntacyo reka mbivuge murandikanye reka mbivuge kugira ngo nkiranuke n'Imana ikintegetse arambwira ati imbere yawe hari abantu babiri yego hari abantu babiri uri kurwana n'umutima uri kurwana n'umutima imbere yawe hari abantu babiri ubwo nituvuga abantu babiri ni abakobwa cyangwa ni abantu babiri b'igitsina gore hari ushaka ariko hari n'uw'Imana ishaka ati ikintu n'ikimenyimenyi ampa ibimenyetso by'uyu nguyu aramudekiriva neza ntamuzi simuzi ntamuzi ntazi amateka yacu kwari kugira ngo Imana inyemeze hanyuma amaze kumuvuga avugana wa wundi arangije arambwira ngo Imana irambwiye ngo nutita ku byo abantu bavuga
nutarebesha amaso y'umubiri niwihangana ukarenga icyo nakwita isoni cyangwa se ubwoba ufite no kwibaza ibibazo bitandukanye, ahangaha niho ufite umugisha. Ariko niwibeshya ugakurikira ukajya hariya, yambwiye ijambo rikomeye, ngira ngo nibwo bwa mbere nababaye mu buzima. Imana rero rirambwira ngo nugira gutya, yabwiye ijambo rikomeye. Icyo gihe nahavuye nababaye, namaze nk'ukwezi, noneho numva ntashaka no kuva mu nzu, nibaza noneho iki bintu Imana ivuze, noneho ariko nakubita umutima ku kintu Imana yavuze ngo nibeshya ngo ndavuga ibi birakazi, kuko urumva yasaga naho ari ishyizeho akadomo bijyanye na message yari imaze iminsi imbwira ngo ni hano ciye inzira, ndashaka uciye inzira, ndashaka uciye inzira. Ubwo rero naho ngaho nafatiye umwanzuro, ndavuga nti ni byiza yuko ndeka kurwana n'umutima, ndeka ubwibone bwo mu mutima no gutekereza ibindi turebesha amaso y'umubiri. Fata umwanzuro, ndavuga nti ninjiyemo kwinjira. Ariko hari usize byaroroshye kumuha message kumbwira ko bitagikomeje. Aya ni ayandi mateka nyine, nawe urabyumva, ariko aho sinshaka kuhinjira. Aho ntabwo nshaka kuhinjira, ariko nuko byagenze, nibyo ubona ubu ngubu. Umuntu aribaza ati hari ukurwana n'umutima Umwaka, ariko noneho urukundo kugira ngo ruze bwo bigenda bite? Urumva ntibyinoroshye. Ni wa muntu mwerukana mu masengesho muvuga ati dore ngiki gisubizo cya, ariko nawe byari bitaraza, noneho kutangira guhamagara kwimvisha kuzajya umwandikira kambyerere gutereta. Buriya rero ikintu gihari, nubwo byari bimeze gutyo, urumva twarasenganaga na mbere yaho reka mbivuge tutarinjira mu rukundo, nari muzi nk'umukozi w'Imana, tukaganira, akansengera, akagira gute. Noneho aho Imana itangiye kubivuga muri urwo rugendo rwose, byanabaye ngombwa ko twicara turaganira, tubwizanya ukuri. Arambwira ati dore ubuzima bwanjye n'ubu ngubu, kandi mu by'ukuri ntabwo nk'uko nawe yabikubwiye, ntabwo nubwo Imana yari yarabimubwiye ko imwimuye kandi imuzanye kugira ngo akore ubukwe. Urumva icyo gihe ntabwo nari muzi, bivuze ngo byabaye ngombwa ko twicara turaganira. Yego, ambwiza ukuri, numva ibyo atekereza ntabwo rwose ikijyanye n'urugo kirimo. Nanjye mubwiza ukuri, ndamubwira nubwo bimeze gutyo, dore ko ntabwo nigeze mbimuhisha, namubwije ukuri, ndamubwira nakundanaga n'uyu nguyu gutya na gutya. Hanyuma niba Imana ikomeje kuduha iyi message, reka twe tubisengere. Yego, reka tubisengere. Nyuma y'umwaka rero, wa mwaka hazamo no gutangira kuvugana no gutangira gutekereza ko rwa rugo rwashoboka. Ubushize abaye nk'ubivuga, ariko ndagira ngo wabyakira ute, umenye noneho yuko Imana yarabikwibwira ko Imana yamwemeje aje, noneho ibyagenze gute kugira umenye ko ibyo Imana imaze iminsi ivuga bigiye gusohora? Ni ukuvuga ngo nk'uko yabivuze, nanjye ntabwo mu byifuzo nari mfite, nubwo Imana yabimbwiraga, ariko numvaga njye mu mutima wanjye ntabyakira, kubera ko urumva nari nsohotse mu bundi buzima, kandi muri ubwo buzima nari mvuyemo, nari narahuyemo n'ibikomere byinshi. Aho gutavuga ngo ndakwita wakira umuntu gutyo guhite uvuga ngo ni igisubizo mpise nakira, biragoye. Nanjye ubwo nubwo byayimeze gutyo, nabayeho kuburanya Imana, bibije gute mu buzima, mbitekerezaho nk'umuntu. Ntabwo ari cyo kintu nari nkeneye cyane ngiye mu rwanjye ruhande, ariko burya twebwe turasaba Imana yaribize iki gikwiriye. Urumva nanjye kuva nabimenya gutyo, natangiye kurwana n'umutima, nibaza ibintu byinshi. Urumva nk'umuntu ufite abana kandi bakuru, ntabwo bari batoya, njye barebaho, hajemo iby'urugo, kandi ari mu gihe cyo gusenga, kuko mbwira Imana ngo Mana, amashuri y'abana mfasha muri iyi Kigali, ikigikira kigenda ifite n'umurimo w'Imana. Urumva nyine nagiye noneho aho mbimenyeye nyine nawe uko yabivuze, nagiye nahura n'intambara ariko mu mutima.
ntangira kwivotera Imana kuki bari ibyo ukoze ese nibyo cyangwa se nibyo ese byazamera kwa kundi nk'ibya mbere byagenda gute byanze bikunze urumva nanjye nagize kurwana n'umutima cyane ariko mu buryo bushake uko dusenga tugenda twihushaho kwegera Imana niko Imana igenda iguhereza umurongo n'ibimenyetso uba wayisabye rero igihe cyaje kugera nk'uko yabivuze nanjye byaragoranye kugira ngo byakire nanone se kandi nanjye byaragoranye kugira ngo byakire kandi nawe ari wowe byaragoranye kuko Imana yambwiye ati nzaguha umugabo kandi nzaguha umugabo w'umusore rero ati kandi azagukundira abana njye nkumva nakomeza nkikorera umurimo w'Imana Imana yambwiye ntabwo bihagije nzaguha urugo nzakubakira urugo rw'umugisha nzaguha umugabo ugukunda ukiri umusore ikabivuga gutyo nkaba nzi ko ari inzagiye ariko igihe cyayo kigeze nyine imaze kubimubwira nanjye bimbwiye niho natangiye kurwana n'umutima ese koko by'Imana imbwira nibyo cyangwa se naba ngiye kujya mu kibazo nk'icyo nari ndimo mbere ese koko nibyo ntangiye kurwana n'umutima ndabyuka ko hari n'abantu niyambaje ahubwo ntimuze mufashe gusenga tubaze Imana koko niba ari byo ariko Imana ishaka kugenda insura n'abandi bakambwira ati kabisa twasenze yampaye ikimenyetso kiniki bakambwira uko bimeze nawe akomeza gusenga ubukwe bwo burabaye twarabibonye ntabwo turi bujye mu by'imyiteguro y'ubukwe cyane ariko hari icyemezo kiva mu mutima kikagera mu muryango kikava mu muryango kikajya mu itorero kikava mu itorero kikagera muri sosiyete aho rero nshaka kumbwira byari bimeze bite nahavugaho kubera ko Imana ukuntu itameze nk'abantu teye ubwoba Imana ibyo yambwiraga ko izankoramo ubukwe ntabwo yabimbwiraga njyenyine urumva nasengeraga ku itorero ryacu Kamembe nari umuyobozi w'abadamu nari umuririmbyi nari mfite icyumba cy'amasengesho nari nyoboye kandi kenshi nabaga nkiyoboye ku rusengero iwacu rero ubwo nateranaga n'abapasiteri n'abashumba banjye babaga bahari Imana rero uko yabimbwiraga nabo babaga babyumva Imana rero rimwe ndabyibuka turi dufite igiterane cy'iminsi 3 umushumba wanjye regionali ni nawe wanshingiye haza umushyitsi nibo bari bamutumiye aramuhagurutsa Kamembe aramubwira ati mbonye no mudamu uyoboye iki cyumba cy'amasengesho Imana iramubwira izamukorera ubukwe ariko izabukora atakiri kuri uyu musozi Imana irambwira nkubwire ngo ahantu waba uri muri Amerika waba uri hehe igihugu cyose uzaba urimo niho uzamushyingira nuko abihanura gutyo ndatanyumva birarangira yari message Imana yatangaga mu bantu kambwa ati gutangira ubuhamya kugira ngo nibisohora abantu bazamenye ko nari narabivuze rero niko byagenze abavuyeho n'ubundi haza indi message ikindi gihe kitari icyo Imana ikambwira ati nzagukorera ubukwe no kugira ngo umenye ko ari njyewe ubikubwira ko nzabikora nuko umushumba wari uzagushyingira rero nabyo ndabishima Imana cyane kandi nawe mushimira ahantu hari ko yumviye Imana nkuko iyo message yatambuka urumva ibyavugaga mu materaniro ntabwo nari nzi ukuntu abyakira nari ntegereje kuzareba nimba koko bya bintu bizakunda cyangwa bizashoboka ariko ndashimira Imana koko mu gihe cyo gukora ubukwe cyo gushyingirwa niwe waje aranshyingira nari ntangire kubaza iyo inkuru ivuye mu mutima w'umuntu ikagira uwisanga wundi babaye babiri ariko binagaruka mu muryango bikava mu muryango bikajya mu itorero bikajya no muri sosiyete aho hose hari amakuru agenda aturukayo akubwira ati kuraje turagushyigikiye cyangwa se bakakudekorera bavuga ati ntitugushyigikiye wowe byagenze bite nibyo urakoze cyane urumva iyo byageze aho ngaho biva hagati y'abantu babiri noneho bikajya muri public mu ntambara nagize za mbere zo mu mutima mbivuge zo mu mutima naribazaga nkavuga ngo mbese abantu dusanzwe tuziranye bazabifata gute bazabivuga gute abantu twiganye ya community yose twabanye izabona izumva izamenya amakuru yanjye izabifata gute izo ziri muri zimwe mu ntambara zatumye ntinda kwakira ubushake bw'Imana ariko burya Imana iba ifite uburyo yateguye ibintu byose
maze gufata umwanzuro navuze uko byagenda kose ntabwo ari ihame yuko abantu bose ba producer cyangwa se bashyigikira. Hari abazabifata ukundi, hari abazatekereza ukundi, ariko jyewe nzi neza inzira ndimo, naho mpagaze. Kuko ntekereza ntabwo nabyinjiyemo kubera ko hari ikindi nkurikiye cyangwa se hari nuko nari mbisabwe n'Imana, kandi maze kubona ibimenyetso bihagije, mfite ibimenyetso birenga kimwe binyemeza ko ari Imana ivuze. Yego. Ubwo rero navuga ngo nta rucantege nahuye narwo, haba umuryango, haba n'abantu tuziranye, nubwo kandi haba harimo ababashije kuboneka wenda ntibanabimbwire bakabivuga ku ruhande, ariko ntabwo ari ihame yuko gukurikira uyu mwami ntabwo byoroshye. Hari aho ushobora gusekwa, hari aho ushobora kuba urw'amenyo, ariko icy'ingenzi ni uko uba uri mu nzira Imana igushakamo. Yego. Reka ntihute mitengera ku bukwe. Ariko ndabanza mbaze uyu mubyeyi kwintroduiza abana ko ugiye kuzanamo undi muntu bazita papa, byari byoroshye? Wabonaga babyakira? Aho hantu rero Imana mu byabimbwiraga njye nabyibazaga mu mutima cyane, ko urumva umuhungu wanjye mukuru ni umusore mukuru afite imyaka 22, ariko Imana ikajya ngo ntago ari ibyawe, njyewe nzabisangira. Kambwa ati nzabisangira. Ndavuga nti okay, ntibaza ukuntu Imana rero nkabitekerezaho ukuntu izasanga abana 7, ariko nk'uko Imana yari yarabiteguye mu mana bwayo, nk'uko yabimbwiye niko yabikoze. Ubukwe bwenda kwegereza abana, kubera ko umuhungu wanjye umwe ni umukozi w'Imana, mfitemo abana bageze nko muri 2 b'abakozi b'Imana, basenga, b'abahanuzi, bavuga butumwa, bazi ko Imana ivuga nabo ikabasanga ikababwira. Abo rero Imana atangiye kubisurira, noneho ubwo bo bagatangira kubimbwira. Noneho igiteye ubwoba bose bakanarota, kandi bakarotera rimwe. B'abakobwa bakarota, b'abahungu bakarota, bakambwira ati mama twarose wakoze ubukwe, twarose washyinye. No mu gihe Imana yabimbwira ko twabaga turi kumwe dusenga, babaga babyumva. Rero batana wa muhungu mukuru wasengaga, Imana itangira kumusura. Na wa undi muntu nawe rero n'umukozi w'Imana, nawe Imana itangira kumusura. Ahubwo asa nk'utangiye we kubimbwira. Narose ushyingirwa. None ikintu cyaje kuntangaza nuko hagati aho ntanagiye kure, wa mwana murumuna ndumva ari nk'uwa 3, umwana wa 5 w'umuhungu, hari igihe twicaje twese, aratwicaza na barumuna be n'abashiki baratubwira ati njyewe narose mama yakoze ubukwe. Ese nanda nanamuvuga, urumva ntiyarazi ko tuvugana, ntabyo yarazi. Arabitubwira ati rwose, aganiriza barumuna be mukuru we n'abashiki be, ababwira message Imana yamuhaye. Aravuga ati rero nuko nabonye mama akora umukwe n'umuntu umeze gutya na gutya. Rero aho hantu niho naboneye imbaraga z'Imana, burya kwirwanira ni bibi, ariko bihagaranye n'Imana neza ugasenga, ifite ukuntu ijya nikurwanirira. Byari byarangoye cyane kugira ngo nzabibwire abana, no mu ntambara nifite mu mutima nayo yaririmo, nzahera heba abana bangana gutya. Ariko wa muhungu mukuru aransanga arambwira ati mama, ati njyewe maze iminsi mbona wakoze ubukwe. Kugeza n'ubwo ari igihe byageze bitindaho gakeya, kuko naragize n'isoni zo kubicaza njye mbibabwire, aho gasanga aribo bansanga. Wa muhungu yasenga, Imana ikabimubwira, urumva umwana w'umusore ungana gutyo ni mukuru. Ahagiye nawe bakabimubwira, akanabirota, rimwe na rimwe akabimbwira. Hageze n'igihe umwana ari unyegera arambwira ati fata umwanzuro, kuko nutinda gufata umwanzuro izi ngorane n'ubukene turi gucamo no kubera wowe. Rero aho niho naboneye kuboko kw'Imana ko burya Imana ibasha kukurwanira ukagera ku kigambira kukugezaho. Nawe reka mubaze noneho ko bamwakiriye nawe uko yabibonye. Niyo mpamvu nakomeje kuvuga ikintu, umuteguro w'Imana. Uri ibintu byose Imana ibikora iba yamaze gushyira ibintu ku murongo. Iba yamaze gushyira ibintu ku murongo. Ubwabyo urumva nibyo akubwiye, igihe cyarageze, murumuna arimo hagati,
arangije yicaza barumuna be n'abakuru barababwira ati jewe Imana yambwiye yuko runaka ari wende ari we papa guhera uyu munsi ntabwo mukimubona nk'umuntu usanzwe ahubwo ni papa ibikora n'ubukwe butaraba nta nibwo bari bazi gahunda zacu urumva rero yabiteguye mbere uhageze nabo barakwishimiye cyane rwose kandi nawe urabakunda cyane barakundana nari ngiye kugera ahandi kuko Imana yavuga ati azagukunda uyu munsi tubasanze gutya turi imbere ya kamera ibintu bimeze neza biragaragara ko nyine ibintu ari sawa bya bintu Imana yavuze ubona irimo ibisohoza uzagukunda uzakwitaho umuvugeho dore turi kumwe ntago ahangaha ni naho tugomba guhamiriza imbaraga z'Imana kugira ngo nawe wavuganye n'Imana ugire kwizera Imana yacu ntago igibeshya buriya rigenda nicara njyenyine nagenda nkurikiranye ibintu Imana yagiye ivugana nanjye n'uburyo yagiye ibikoramo avuga ngo Yesu wanciye iki ni igiki wanciye narinde nari iki mfite n'indirimbo nabiririmbyemo ndayifite ndashaka kuyisora mu minsi iri imbere navuye muri studio irimo ibintu byose turi kuvuga zere ko nawe azaririmbamo ntago yabura ikintu ushaka kugira ngo mvugire hano kuri kamera nanashima n'Imana ko mwadusuye mukaza kuduhemba navuga ngo Imana ibahe umugisha nawe kandi mushimira hano ku bantu babonye dushyingirwa ubukwe butambuka dutanga ubuhamya hari abantu bashaka kuvuga ngo ni ugutekinika ngo by'abarokore ntago ni ukuri ntago twatekinise ahubwo turahamya imbaraga z'Imana yacu ishobora byose yaremye ijuru n'isi siko bimeze uvuga ngo ntago igibeshya burangiye mu bantu nk'abantu nk'iwacu Cyangugu ntago ubukwe bwanjye bwabatunguye bari babyiteze ko byaravugwaga cyane uburyo Imana yamuvugagamo n'umuntu wese twasenganye cyane yamubonye atavuga ati kabisa yari uyu ntago ibeshya nuko yamuvugaga rero ndashima nawe kandi mushimira ko urumva igihe tugiye kumarana hafi imyaka 2 ni igihe kinini umaze kumenya nimba ibintu ari byo cyangwa atari byo nimba bizavamo mpinduka ndashima rero Imana ko nta jambo Imana ivuga ngo rihere uko Imana yabimbwiraga ngo azagukundira abana azagukunda azakwitaho niko bimeze ntako bimeze mu myaka 2 tumaranye nta kibi nzike nta mutima mubi abana baramukunda cyane inshuti ze cyane mbega n'abana be baramukunda nawe arabakunda cyane abitaho nk'umubyeyi Imana ajya ambwira ati nzaguha umugabo uzakundira abana kuruta se wababyaye nta kintu rero na kimwe nashinja Imana kuri icyo Imana yarakoze nanjye kandi no kuri ntacyo mushinja hari byinshi nabonye hari ibintu byinshi nabonye ndavuga ngo burya byari bikwiriye hari byinshi nabonye Imana yimukoreshamo mu buzima bwa buri munsi ntarambwira nabi nta kibi mbeganze noneho ubwo rero kandi shima n'Imana ko nawe mushimira ko yabaye intwari yumvira ubushake bw'Imana aranyemera mu bupfubyi bwanjye mu burushyi bwanjye mu mubabaro wanjye n'abana bangana guce 10 bose ubu tugiye no gushyingiza dufite umwana nawe w'imfubyi ngiye gushyingiza nawe yaramwakiriye ubukwe bwarabwakira mugira amasezerano ejo bundi urumva Imana nta ikora ibintu irabikora ubwo rero kuba yaranyemeranye nabo bana banjye n'izo mfubyi zose kandi noneho akaba atangiye kwakira n'ibirori by'abana Imana imuha umugisha rero ndavuga nti Imana nta jambo ivuga ngo rihere uko yabimbwiraga n'abanyumva bazakurikirana iki kiganiro bagiye bumva Imana ivugana nanjye nababwira ngo ni ukuri ibyo yavuze ni ukuri Imana yambwiraga ni ukuri umubyeyi rero abivuze neza ariko nawe ndakubaza wamugisha Imana yavuze wewe yamwigiraga urukundo cyane mubwira ko azamwitaho ariko we ikakubwira umugisha watangiye kuwubona murakoze umugisha nibyo natangiye kuwubona umugisha wa mbere ni umwana kuba Imana yarampaye urubyaro uwo ni umugisha wa mbere kandi n'ibindi byose rwose mbona bigenda neza kandi n'ubundi ndacyanategereje kuko Imana yacu ntibeshya
uyu muntu rero ni umunyamasengesho cyane, sinzi niba nawe ariko wari usanzwe. Niko bimeze. Nawe urabibona ko ari umunyamasengesho. Niko bimeze. Ubuzima bw'abanyamasengesho mu rwaho bahora abantu buri kanya baza abantu, byo ntibiri mu bintu byaba byaragutonze bati akose bizagenda bitera. Urumva ko ari umunyamasengesho buri mwanya ni nko kwa muganga, mu banyamasengesho ni nko kwa muganga. Byo ntibiri mu bintu bishobora kuba byatinda kubyakira. Niko bimeze. Imana nakomeje kubivuga, Imana igira umuteguro. Burya Imana iba ifite uburyo yateguye ibintu byose. Iyo Imana ikoze ikintu nk'icyo iranaguhindura, nk'uko bivuze. Niba narindi mu buzima bw'umuseribateri, urabizi seribateri aba ari aho ngaho, aba mu nzu ye, aba ari atuje, nta bimuderanje, nta bigize gute, then ugahita wisanga muri kominote nk'iyo ngiyo. Urumva ko ntabwo uwabyumva ntabwo yakumva ko ari ibintu byoroshye, ariko hari uburyo Imana yabigenje. Nanjye numva nibwo buzima nsigaye mbamo. Nibwo buzima nsigaye mbamo. Nk'uko bivuze, mu rugo hahora abantu, nta na rimwe ushobora kumara amasaha 3 utarabona umuntu mu rugo. Urumva rero ntabwo nibwo buzima tubamo. Kandi turabyishimira. Hari ibintu bishoboka mwasangiza abantu by'iby'Imana nawe yari yarakubwiye. Urumva uyu yari afite ibikomere n'ibibazo byinshi, ariko nawe hari kondisiyo Imana yaguhaga z'ibyo ugomba kuzitaho mu bantu. Urakoze cyane. Ngarutse inyuma nk'uko nabikubwiye, buriya ni byiza, nabwira abantu, Imana nikubwira ikintu ikakubwira rimwe kabiri gatatu, ni byiza yuko burya kumvira ijwi ry'Imana mbere yuko ugira ibindi bimenyetso bitari byiza ubona. Imana nikubwira ugasenga, ikongera ikakubwira, ukamenya neza ko ariyo yavuganye nawe. Nyamuneka shyira mu bikorwa, twige kumva no kumvira imvugo y'Imana. Hanyuma rero ikindi, nk'uko twari turi kubivuga, iyo Imana ivuze igashyira ukabona Imana ishyize mu bikorwa, ni byiza yuko nawe wiga kubungabunga icyo Imana yaguhaye. Nicyo kintu nabwira abantu, wiga kubungabunga icyo Imana yaguhaye. Wakunze kutubaza ati se nubwo byari bimeze gutyo, urukundo rwaje kugeraho, nta cyatuma rutaza, kuko ni Imana iba yabikoze. Ntabwo ari ugutsindira, ntabwo ari ugufata umuntu ngo umutsindire ku wundi. Oya, ntabwo ariko bimeze rwose. Ntabwo ariko bimeze. Turishimiranye, urugo rwacu ruratuje, ndatuje, aratuje, tubayeho neza. Tubayeho neza kandi turashima Imana muri byose. Umuntu yakwibaza, turimo nyine tunagana ku musozo mu kanya, urabivuze ati ni Imana yaduhuje. Abantu iyo bumvise ngo ni Imana yabahuje, murabibaza ati bose harimo urukundo. Urukundo rero hari narwo rurageragezwa, kuko urukundo ni nk'izahabu. Izahabu iba nziza kuko yageragejwe. Mwigeze muhura n'ibintu bigerageza urukundo rwanyu mwebwe? Niba hari ibyo yari mwadusangiza, kamera kuri uyu mubyeyi. Ibintu bigerageza aho tubanye wese cyangwa mbere, intambara z'urukundo, yaba mbere yaba n'ubu. Twarayuhuye nayo. Urumva nk'uko yabivuze, igihe cyarageze atinda kubyumva, ariko bigeze hagati nanjye ntinda kubyumva. Kandi nabwo aribwo yaraje. Aribwo yaraje, habayemo intambara, biramugora nawe. Bisa nkaho umugoye, nanjye ndamugora, ntinda kubyumva. Urumva nageraga igihe havana ko se rero aho ngaho naho twahuriyemo n'intambara ikomeye, ariko nyuma nyine Imana nk'uko burya ijambo yavuze byonyine irabyikorera, byaje kugera igihe tubishyira ku murongo. Ariko mbere yuko twinjira mu gihe cyo kuvuga ngo dushyire mu bikorwa ibyo Imana yavuze, habayeho intambara. Ari we habaho intambara mu ruhande rwe, nanjye habaho intambara mu ruhande rwanjye, ariko nk'uko byari umugambi w'Imana, biza kurangira nyine Imana ishyize mu bikorwa. Izo ntambara avuze nizo ku ruhande rwe wabazi. Buriya hari n'izo nyine abantu baganira, ariko hari n'izo utirirwa ubwira umuntu kugira ngo utamuca intege. Mwebwe hari izo mwahuye nazo? Uko byagenda kose ntabwo zishobora kubura, ntabwo zishobora kubura, ariko njye ntabwo nita ku ntambara cyane, kuko buriya muri icyo gihe cyose namaze mfite ibyo nize. Rero jyewe nize
ku kuryama cyangwa se guhagarara ku ijambo Imana yavuze kuruta kwita ku kindi kintu icyo ari cyo cyose. Nicyo cyamfashije rero. Aha, turimo turagana ku musozo. Uyu munsi hari abantu badukurikiye bumva imvugo y'Imana bakumva ni ibintu biri bizarre, niko bavuga, bidashoboka. Wababwira iki? Kuko nawe bikubwira mvaga bidashoboka. Umusore gifite abana, uzagukunda, uzagufasha ibintu byose, rimwe na rimwe nyine ni ibintu bitumvikanaga, ariko kuko Imana yitabeshya, wabivuze yarabisohoje. Bene abo wababwira gute bagitegereje nabo imvugo y'Imana? Bene abo nababwira ko bakwiriye kwihangana, bagakomeza gutegereza no gusenga no kwizera ko nta jambo Imana burya yari Imana yavuze ikavugana nawe bikuye mu kanwa kayo, nubwo byaca mu bikomeye gira gute irabisohoza. Rero umuntu wese wavuganye n'Imana unyumva, byaba byaratinze yabivuze vuba, nambwira ngo ni ihangane. Ihangane, hari igihe umuntu arambirwa ukagira igikorwa aterekana icira inzira. Ntabwo ukwiye kwicira inzira, buriya ahantu Imana ivuganiye nawe ubuhazi naho izagera gute, aho izasoza isezerano, ariko hagati ntago hazi. Hari igihe Imana ishaka kubwira iti nzaguha inzu, yamara kubikubwira nkaho wakabonye yanze, ahubwo niyo wari urimo bakagusohora mu nzu, ugatangira kuvuga ati ese koko ubu ni Imana navuganye nayo, ko niyo narindimo bansohoye mu nzu nkambuze n'ubwishyu kandi mbwira ko izampa inzu. Ntago rero kuba bagukuye mu nzu bivuze yuko isezerano ritazasohora. Rero nabwira umuntu ufite isezerano ry'Imana, wavuganye n'Imana abizi ko ariyo yavuganye nawe, kugira ngo yihangane, akomeze gusenga, agire kwizera ko ngende umugabo ugamya ko nta jambo na rimwe Imana ivuga ngo rigire gute ure kutarikora. Kuko ndabyibuka ubwo Imana yagendaga ivugana nanjye, nzagukorera ubukwe, nzakubakira urugo, turimo dusenga igihe kimwe ndi Cyangugu, Imana irambwira ngo n'ikimenyetso nguhaye, nzaguha umwana w'umuhungu, uzamwite n'amazina rero yakubwiye. Irabimbwira ati nzaguha umwana w'umuhungu, uzamwitira izina. Nicyo kimenyetso nguhaye ko ninkubakira urugo nzabanza nguha umwana w'umuhungu. Rero aho nsamiye nyine indana aho mbyariye n'ubundi ntabwo yatuje, ndabyibuka n'uri turimo dusenga ryazina n'ubundi riragaruka. Risa na rya Imana yagize gute yavuze, urumva ko ni Imana. Haje ryazina yavugiye Cyangugu, ntaraganya no kwimuka, n'ubundi tenangeze hano ndi mu rugo, Imana igarura ryazina n'ubundi. Rero ibyo ni ibimenyetso tugenda tuvuga, nubwo baba ngo bamvangirirwaho ngo cyangwa ngo Imana ntivuga. Y'Imana ivuganye nawe byanze bikunze urabimenya, kandi hari n'ibimenyetso bigendana no ku Imana yavuze. Rero nabwira umuntu wese unyumva kugira ngo yihangane, ategereze afite kwizera kandi no gusenga. Okay, turasoza kuri iki ngiki namwe. Hari abantu bacyumva imvugo y'Imana bakazanamo ya analize nawe wari ufite, kandi buriya analize nayo simbi, nayo simbi, abantu batwumva bakabakensista. Bene abo ngabo iyo akaba ari n'abantu muri muzi ko ari abantu bahunga ubushake bw'Imana, Imana ikamubwira ibintu akahunga, akavuga ati reka mbe ngiye mbe nimutse. Bakabantu bahunze urugo rw'Imana cyangwa se bahunze Imana, nubwo kwihunga kwiza ari kwihungiraho. Abo bene abo bababwira gute bakensista ku by'Imana yavuze, bacyumva bakiresista, bumva iby'Imana yavuze atari byo, bitanashoboka, bo wababwira gute? Turimo dusoza. Nibyo, urakoze cyane. Ahangaha ni ngarutse ku kintu bita analize, abantu ntibaze kubyumva nabi. Buryo uko byagenda kose, Imana igira imvugo yayo, ariko natwe turi abantu. Hari uburyo tushobora gutekereza ukavuga ati ese koko iki kintu kirashoboka, ese Imana iki kintu yavuze yagikora, ese ukagira ibyo ugenderaho, kuko dufite ubwenge, turi abantu dufite ubwenge, uratekereza. Hanyuma rero iyo uri umukristo, ikintu cya mbere ukora nyuma yo gutekereza, ufata umwanya wo gusenga. Ufata umwanya wo gusenga. Rero ba bantu bavuganye n'Imana, ndetse ikavuga rimwe ikavuga kabiri, bakanabibonera ibimenyetso. Ntabwo ari byiza kuresista, kuko iyo ukomeje kugira uko kwinangira, hazaho inkoni, kandi inkoni y'Imana ntabwo ari nziza. Nabwira abantu kumva no kumvira ubushake bw'Imana, kuko aho ngaho niho umugisha wawe uburi. Igihe cyose ushatse gutandukira ubushake bw'Imana, uhura n'ingorane zikomeye, kandi ubuzima bwawe ntabwo bugenda neza. Kandi nkuko nabikubwiye, ntitukiri abacu ngo twigenge. Niba twarakurikiye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, ni byiza yuko tunumvira icyo adutegeka.
yego murakoze cyane. Aba bantu b'Imana bafite aho banyuze ibiganiro byabo hitwa kuri Irakora TV, abantu bagenda babasure, kandi ubwo buhamya nabo muzaburambure. None nagiye mbona mucamo hejuru, muzaburambure mu bubahe, abantu benshi baba bakeneye kubureba, sibyo? Murakoze cyane. Harimo n'abagiye bambwira ati uzaduhe nimero none zibihere. 0782 62 3359. Yego. Sinzi rero niba na Papa Brian ari buze kuzitanga bakamubaza. Nimero yanjye ni 0785 014. Murakoze, reka mama asoza dusengera. Turagushimiye Mana yacu, turaguhimbaje ko uri Imana yera kandi ikiranuka muri byose. Twarimo tuvuga ko ari nta jambo uvuga ngo rihere. Dushimiye uburyo ki wabanye natwe, waraturinze, watubereye maso. Mana watubereye ku rugamba, wakoze iby'ubutwari hagati muri twebwe. Natwe rero dusabiye umugisha abantu bose bazadutega amatwi. Mana harimo abo wavuganye nabo, Mana data twese mwiza, ariko bakabona ko watinze kugira ngo usoze ibyo wababwiye. Dusengeye n'abandi bakigutegereje Nyagasani Mana, kugira ngo bahereze imbaraga zo kwihangana, kuko ari nta jambo ujya uvuga ngo rihere Nyagasani Mwami. Tanga rero umugisha Mana data twese mwiza, tanga umugisha ku muntu wese uzafungura Mana yacu iki kiganiro, ayaba arwaye uzamukize, yaba afite ikibazo uzagikemure. Dusabye umugisha ku muntu wese Nyagasani Mana wavuganye nawe, kugira ngo abashe guhagarara adatsinzwe n'uburiganya bwa Satani, kandi umuha imbaraga zo gutsinda ndetse no kunesha. Dusabye umugisha Nyagasani Mwami ku muntu wese wari ufite gushidikanya, kugira ngo ubashe kumuremamo kwizera, amenye neza ko ari nta jambo uvuga ngo rihere. Urakoze rero Mana yacu, turagushimiye ku bw'uyu mwanya mwiza wari uduhaye. Mbisabye nizeye kubikora mu izina rya Kristo. Urakoze, amen.